Aka kanya wowe ugize amahirwe yo kuba wafungura iyi video, ushobora kuba buri gihe wibaza se ibintu byose mba nshaka ku mukobwa se cyangwa ibintu byose mba nshaka gukorera uwo mukobwa nakuze se cyangwa uwo mukobwa ndi kwifuza mu buryo bujyanye wenda n'imibonano mpuzabitsina, cyangwa se wenda uri n'umukobwa uvuga ngo ikintu cyose mba nshaka gukorera uyu musore mu bintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, ni ngombwa buri gihe mbimubwiye se cyangwa ni ngombwa buri gihe nsi nkaho mbimuteguza kugira ngo wenda ngatamfata nabi, ngatanyumva nabi se cyangwa atambona mu yindi shusho mbi nari kwifuza ko yambonamo. Buriya hari ibintu byinshi kandi ibintu bidasanzwe uba wakorera umukobwa, cyane cyane abasore uba wakorera umukobwa se cyangwa uwo mugore, kandi ibintu byuje just bigaragara nk'ari ibintu byuje irari cyangwa se ibintu nyine uba ugomba gukora utamubajije, utamweretse ikimenyetso na kimwe, wowe ukabikora direct ari uko ukimubona se cyangwa ari uko wenda mwari muri kuganira tubimukorera, kandi ntagufate nabi cyangwa se niyumve ko uri mu ruhande rw'uko wenda ushaka kuba ufite imico mise cyangwa ushaka kuba utekereza nabi mu gihe muri kumwe. Ese mwigeze mwibaza impamvu hari ibintu bito bito ushobora gukorera umukobwa bikaba bitamubabaza cyangwa se bikaba bitatuma gufata nabi, kandi bikaba byahindura uburyo urukundo rwe arukwiyumvamo ndetse n'uburyo ashobora kuba kwifuza mu buryo bijyanye n'uko mwakora wenda imibonano mpuzabitsina? Ibi si ibintu bikomeye se cyangwa bya bintu biba bisaba ngo utekereze cyane cyangwa ngo biri kugusaba amafaranga menshi, ahubwo ni ibanga ry'uko ushobora guhuza amarangamutima ye n'amarangamutima ndetse ugahuza umubiri we n'umubiri wawe, ndetse mukaba mwakwifuzanyaho direct kuba mwagira ikintu mukora, nta kindi kintu cyangiritse aho se cyangwa nta kundi kuntu agufashe nabi, ahubwo ari ibintu biteruwe n'ukuntu bikoze ndetse n'ukuntu tugiye kureba aka kanya uburyo ushaka kubikoramo, ndetse ukaba wabimukoreramo muri aka kanya utabimubwiye kandi umutunge, ndetse akaba yagufata neza cyangwa se bikaba byamukururira amarangamutima ye, kandi ari ibintu watekerezaga ko ushobora kumukorera ahubwo bikaba byaguteranya nawe, cyangwa se bikaba byatuma avuga ngo uyu mugabo ngo ashaka kuba ari indaya, ngo uyu musore ashaka kuba atiyubaha cyangwa ashaka kuba atanyubaha. Ariko nyine ibi bintu wabikora muri aka kanya se muri uku tugiye kubona ushaka kugenda ubikora, bikaba byatuma ahubwo bizamura urukundo ndetse n'amarangamutima yari agufitiye, ndetse n'uburyo yakwifuzagaho mu biryo bijyanye wenda n'imibonano mpuzabitsina we watsekaga ko ari ibintu bibi. Rero ndagusaba ukomeze hano, kuko ikintu cya gatanu guys, ikintu cya gatanu nicyo gishobora guhita gihindura uburyo wafataga uwo mukobwa wawe cyangwa uburyo wafataga wenda uwo musore wawe utekereza ko umukora icyo kintu ashaka kugufata nabi, cyangwa se umukora icyo kintu ashaka kuba yagucikaho akaguca mu nshuti ze, nimba wenda wamwifuzaga mu bundi buryo wenda yarakwemereye ubushuti cyangwa se yarakwemereye ikindi kintu, ariko uvuga ngo ngenda mwifuza muri ubu buryo, nshaka ko twareba iki n'iki, ariko nyine utazi uburyo inzira wacamo uko wabikora, nubwo nyine uba umufitiye ubwoba se cyangwa abagutera isoni, cyangwa rimwe na rimwe uvuga ngo yagufata nabi, ariko utarasobanukirwa uburyo ushaka gukora bino bintu rero bikaba byatuma agufata neza kandi ibintu bikagenda neza uko ubishaka, ndetse n'uko umwifuza akaba yabigukora nawe akabikora utamuhatirije, ahubwo nawe ari uko nyine kuko ukwifuza nawe byamuganje, mukaba mwakora ikindi kintu utabasha guhita ukeka ku kanya. Buri ikintu cya mbere ugomba gukorera umukobwa utamubajije cyangwa se utamuteguje kugira ngo bibe byabasha kumuzamurira irara kugirira, cyane cyane niyo uri umusore cyangwa se uri umugabo uvuga ngo ngiye uyu mukobwa ndamwifuza, uzakunde gukorera umukobwa kumushimira ku bintu bito, bya bintu nyine ubona ko umuntu wese ashobora kwitaho, bya bintu ubona ko ari ibintu bisanzwe ariko wowe ugaragaze kubimushimira. Buriya umukobwa twarabibonye, abakobwa bose intege zabo ziba mu byo bumva se cyangwa mu byo nyine amatwi yabo yakira, abagabo bo twebwe intege zacu ubushanga ziba mu byo tubona ndetse n'ibyo dukoraho tukumva. None abakobwa nimba warasobanukiye cyangwa se uri umuntu w'umugabo warasobanukiye ko intege nke zabo ziba mu byo bumva, rero wabashije kumenya ko ugomba kumushimira, urumva uba wamaze gutagetinga ahantu intege nke ziri. Rero kwa kuba bazi ko abasore benshi baba bazi tekinike zo kuvuga ngo umukobwa namukorera iki, namubwira ibi ngibi, namutera imitoma se cyangwa namuturikinga gutya, byose barabisobanukiwe, ntabwo aba agikeneye kumva ngo uramutera iyo mitoma se cyangwa ngo uramubwira ibyo bintu wenda bibashe kuba byatuma aba active wenda kugira iryo rari kugira urwo rukundo. Ariko noneho niyo wabashije gusobanukirwa kumushimira kuri ibyo bintu bito nawe atakekaga, just abona ko ari ibintu bisanzwe ukabasha kubimushimira, uri kumuturikinga ku byo ashaka guhita gutekereza mu bundi buryo, bikaba byamuzamurira amarangamutima. Buriya iyo umukobwa yumvishe kumushimira ku bintu byoroheje, ahita yumva ko nyine ari uw'agaciro se cyangwa umuha agaciro kurusha abandi, kuko biba bitewe n'uko ibyo bintu nyine abona ko adakwiye kubishimirwa, ariko uri kubimushimira akumva ko nyine ari kukugira amarangamutima bitewe n'uko nyine bitoya kura cyangwa se ibintu bitoya bidafite agaciro ari kugaragaza muri abo bantu se cyangwa aho hantu muri wowe, akabona uri kubiha agaciro karekare, yahita yumva rero akwifuje mu buryo bujyanye n'amarangamutima, kandi akumva gufitiye icyizere yuko n'ibindi byose yakora birenze uzabona ko bifite agaciro. Kandi buriya kugira ngo umukobwa azakwifuza cyangwa se azabe
yagira ngo ateye intambwe ngo mugiye kuba mwakora ikintu cyose runaka, nuko mbere na mbere azaba yakugira icyizere. Ibi bishobora gutuma aguha agaciro kose ke kagaragara, nawe akumva ko ufite agaciro mu buzima bwe, kandi bigatangiza ubusabane bwimbitse mu bintu bijyanye wenda n'imibonano cyangwa se n'ikindi kintu cyose runaka, kuko aba yumva ko umufiteho agaciro kandi aba yumva ko umuha agaciro abandi bantu bari kumwe batari kuba babasha kumuha, ndetse akaba yakugirira icyizere. Ikindi kintu ushaka kumukorera utamubajije cyangwa cya kintu ushaka kumukorera direct bavuze ngo ngiye kumubaza ngo muteguze, ugomba kumukoraho mu buryo bwuje cyangwa se just kumutera nka karesi runaka ariko mu buryo bwiyubashye, bitari ibintu nyine bijagaye birimo akavuyo. Nubwo wenda ushaka kumva ngo ashaka guhita azamuka akakubwira nabi, ariko nyine biterwa uburyo wabikozemo, ukuntu wabikoze na step wagiye ubikoramo. Buriya ntuzumve ko guhita utungura umuntu ngo ugiye guhita just umukoraho direct ngo uzumve ngo nyine ngo azakumerera neza cyangwa se azakubwira neza. Niyo umuntu yaba ari umusheri wawe cyangwa se yaba ari n'umugore wawe, kumukorera ibintu byose umutunguranye cyangwa se umutunguye bitari step by step, bitarimo kugaragaza kwiyubaha se cyangwa kugaragaza kuba wubaha uwo mubiri we, azagufata nayo cyangwa se ntago azakumva neza. Rero ibi bintu uburyo ugomba kubikora, ugomba gukora nka touch yoroheje, nko gufata ukuboko kwe kumukoraho ku rutugu gake gake cyangwa se kumuhobera mu buryo bworoshye kandi mu buryo bwuzuye amarangamutima. Iyi ni nk'intangiriro yo kuba wazamura ayo marangamutima ndetse no kumva ko agiye mu kanya ko kuba afitanye ubusabane nkawe. Rero guhita uvuga ngo ngiye guhita nkora direct ahantu wenda haba hiyubashye cyangwa se ahandi aba atahita akeka, ibi ngibi bizahita bimuzamurira nyine kuba yumva kuri kumuca amazi cyangwa se kuba yumva utari kumwubaha, bibe byatira kuba yakubwira nabi. Rero iyo wamenye kuvuga ngo ngiye kumutera cyangwa se ngiye kumukora ahantu hasanzwe horoheje, ngende wenda nkore izindi step gake gake nzamuka, ibyo rero bishobora kuba byamugira active, akaba yatekereza ibindi bintu, kandi bikaba byatuma ari intambwe atera mu gihe muri kumwe se cyangwa ari ikintu cy'icyizere ahita kugira ako kanya mu gihe muri kumwe, utabanje guhita uvuga ngo ngiye kubanza ngo mbimusabe cyangwa se mfite ubwoba bwo kuhamukora, cyangwa kwa kundi ubanje kugaragaza ibimenyetso ko ushaka kuhamukora ngo wenda ngo nawe urebe uko abiyakta. Wapi, wowe ugomba guhita ubikora direct, ukimubona uko ubyifuje ugahita ubikora, ariko nyine ukabikora mu buryo bwiyubashye kandi bwuje urukundo, ndetse no mu kumugaragariza ko afite icyubahiro cyiwe akwiriye, kuko abakobwa benshi baba bakeneye kubona ko bubashywe kandi uwo muntu bari kumwe abubaha kandi abaha agaciro gakwiriye. Rero ikindi kintu cya gatatu uba ugomba gukora utamubwiye, utamubajije cyangwa se utabanje kumuteguza, wowe ugomba guhita ugikora kugira ngo nyine just ashobora kuba yaba active, ashobora kuba yakugirira amarangamutima kugira ngo wenda n'icyo kintu wenda wifuza runaka aje kuba yabasha kugirira icyizere, avuga ngo ngeneye intambwe uyu musore mugirira icyizere. Buri ugomba gutanga ubutumwa bugufi butunguranye guys. Abantu benshi ngo baba bavuga ko ntago bazi imbaraga z'ubutumwa ku gitsina gore. Buriya ubutumwa ubusanga bufite imbaraga kurusha uko wamubwira ikintu cyose runaka asanga waba uri kumuganiza. Buriya ubutumwa impamvu baba bufite imbaraga kurusha ikintu wamuganiza, buriya nimba uri umusore uzi ubwenge cyangwa uri umugabo uzi ubwenge, uzitondera ubutumwa ugiye kumwohereza mu gihe uri wenyine, kuko buri ubwo butumwa azabuha agaciro kurusha uko mwaba muri kumwe muri kuganira, kuko buriya ubutumwa bari wenyine wenda ari kubusoma afite umwanya uhagije, nta kimwirukansa nta kimutera isoni. Urumva mu gihe ubwo butumwa wamuhaye bitewe n'igihe wabumuhereye just igihe gitunguranye nyine wumva ko ari wenyine, ubutumwa azabuha agaciro. We nakugira nk'inama y'urugero yo kuba wavuga ngo wenda urabyutse at the morning cyangwa mu gitondo wavuze ngo mutegure ubutumwa bumeze gutya buremereye gutya ndabumwohereje, urumva afite umwanya wo kubusoma, afite umwanya wo kubwitaho, kandi icyo gihe yari ari gukeka nyine bitewe n'ukuntu musabana cyangwa bitewe n'ukuntu muvugana, icyo gihe yari ari gukeka ko waba ugiye kumwohereza ubutumwa, cyangwa se nyine ukareba ikindi gihe wenda bitewe n'uko mubana uvuga ngo iki gihe uko biri kose ari wenyine kandi ntabwo nsanzwe mwohereza ubutumwa izi saha, naho ngaho bizatuma ari ukuntu ukunda kwinjira. Buriya message itunguranye mu masaha atarasanzwe iba yoroheje kandi iba ifite imbaraga, ituma amarangamutima yiwe ashaka kuzamuka kandi amarangamutima yiwe agakurikirana wowe, kuko nyine uyohereje mu gihe kitarengwa cyagiye atarabimenyereye cyangwa cyagiye nyine aba ari muri fresh mind cyangwa cyagiye aba yumva ko nyine nta kintu ari gutekereza kindi. Buriya y'amarangamutima yatangiye kugukurikirana ariko kwibandaho buri mwanya yumva ari kugutekereza, nawe ako ka message waramenye kumutrika ngo ikigenda yimwohereje ejo sinimwohereje, nukamenya uburyo unazimwohereza n'uburyo uzimwandikira. Rero ibi bintu bizatuma akugirira icyizere, amarangamutima yazamuke ku buryo butaha nimuzahura uzagira ngo baguhindure, ubone ukuntu ari kukwitwaraho ni ibintu bitari bisanzwe, ubone n'ukuntu ashaka nyine uri kumukurana ibintu bitari bisanzwe.
ikindi kintu ugomba kumukorera utamubajije, utamuteguje cyangwa se utabanje kumwereka ko ukeneye kumukorera icyo kintu, uba ugomba gukora ikintu cyoroheje ariko cyuzuye urukundo, bya bintu utari usanzwe ukora. Ntago ibintu byose byashimisha umukobwa cyangwa se ibintu byose byamugaragariza ko mukunze waba warabikoze, ni ikintu kidashoboka. Hari ibintu byinshi uba utarakoze kandi na rimwe ushaka kuba utaranakora na rimwe, ariko ibyo bintu bikoze kandi ukabikorana amarangamutima, rero atakekaga ko wabikora, ibyo bintu bizamugaragariza ko umukunze cyane. Ushobora wenda kuba waramumenyereje kumuha impano, kumusohokana ibiki, ariko ntabwo uba waramumenyereje wenda kumuzanira kandi kantu wenda katarenze, kumujyana ahantu wenda haciriritse, niba waramumenyereje ahantu harenze. Nyine ibintu ushobora kuba byaturikinga amarangamutima ye cyangwa se bishobora kuba byaguturikinga ibitekerezo uko yagufataga, uko yakwiyumvagamo, bigatuma nimba atashye cyangwa se abonye umwanya ari wenyine, afata umwanya nk'iminota nk'icumi cyangwa se wenda 5, ntabwo ari ngombwa igihe kinini, abanze atekereze se uyu muntu ibi bintu yabinkoreye gute, kweki yabitekereje, ashobora kuba anyitaho cyane se cyangwa ashobora kuba anyimvamo cyane, kuko ibintu ntabwo yari kubitekereza. Nyine wowe wakoze ikintu cyoroheje kandi cyuzuye urukundo, gusa nyine utari usanzwe umukora cyangwa se utari usanzwe umugaragariza. Urumva waturikinze amarangamutima ye, watumye umwanya atafataga wo kugutekereza, cyangwa se nimba yanafata umwanya wo kugutekereza ariko watumye yongera umwanya munini wo kugutekereza. Ntabwo direct bizahita bikunda cyangwa se uvuge ngo urabikoze uyu munsi birakunze, just consistent. Uko ubikoze wenda ntabwo uyu munsi bigenze neza, nyine akugaragarije ayo marangamutima, ariko ntabwo ari ibintu nyine just bigaragara nk'aho ari ibintu bifatika. Ejo urongera urabikoze, n'ejo bundi urongera urabikoze, ariko uko biri kose bizabyara ikintu cyiza kandi ikintu gikomeye. Kuba wamukoreye ikintu cyoroheje kandi cyuzuye urukundo bizaba byamuhindurira amarangamutima yagufata. Muri cya kintu cya gatanu twavuze ko gitangaje kandi ugomba kwitaho, ugomba gukorana neza witonze kandi ukavuga ko wakimukoreye. Ushobora kuba utanagikoraga cyangwa utacyitagaho, ariko menya ko iki kintu niba utanagikoraga, menya ko ariyo mpamvu ashaka kuba atanaguha umwanya, ashaka kuba abona uri cheap cyangwa se kuba abona uri umusore uri hasi. Buriya gukoresha amagambo yuje isuku cyangwa se amagambo yuze icyubahiro ku mubiri we. Igitsina gore n'abakobwa turabazi ko umubiri wabo nicyo kintu cya mbere baha agaciro, batekerezaho cyane kandi baba bumva ko buri gihe aricyo kintu bitaho. Rero iyo wamugaragarije ko abashije kwita kuri uwo mubiri we, abashije kuwukontorora cyangwa se abashije kuwuhereza isuku ikwiriye, uba wamaze kumenya ko wamanje kumugaragariza ko nyine ako gaciro aha ku mubiri we cyangwa se uwo mwanya wose ataka umubiri we awitaho, biba byafasha agaciro. Nyine mwebwe abagira ngo mubibone muba mwabibonye kandi muba mwabyakiriye neza. Rero iyo wamaze kumwereka ko nyine azi kwita ku mubiri we, azi kugira isuku, azi nyine just kwita ku bikorwa bye bya buri munsi byo kwitaho, bamaje nyine kumuturikinga avuga ngo nimba nkoze iki kintu, mfite umuntu urandiba, mfite umuntu uragiye agaciro kandi mfite umuntu biraza kugwa neza kandi nta kibazo. Rero ni ibi bintu byari ibintu bitanu mwari mwadusabye ushobora gukorera umuntu kugira ngo cyangwa se ushobora gukorera umukobwa umutunge cyangwa wenda n'umusore wawe mukorera umutunge, kandi ari ibintu bisa nkaho wenda byuje iyindi ngingo runaka, bikaba atakubwira nabi, mutavugana nabi cyangwa se akaba atagira ubundi iyindi reaction mbi, ariko bitewe nuko wabikoze utabimubajije. kandi buri gihe n'uzabikora ntuzumve ko ugomba kubimubaza cyangwa ugomba kubimuteguza cyangwa se ugomba kwerekana ikimenyetso cy'uko ugiye kubimukorera.